niho twatangiye twurira uriya musozi wa Nyabwishongwezi nyine ureba, tuzamuka muri ako kayira ureba tugera hejuru hariya ku gati, niho twahagaze hejuru yaho. Aka gasozi turiho niko Nyabwishongwezi, hanyuma hariya hepfo wareba n'Akagera, niko kagabanya u Rwanda na Tanzania, niho abasirikare ba leta Bunyenyezi bari aba leta Doma bari ubungubu ni nyuma y'umusozi ntibababona. Hanyuma adui yaturutse muri kaburimbo hariya ureba hageze nk'inka hakurya mu ikona rya kabiri. Adui niho yaturutse azana akajipe, ageze hano mu ikona rya kabiri, hano ureba hasi hageze nk'umugabo uri ku igare, niho yahagaritse akamodoka ke, natwe twari tumaze gutunguka inyuma hano ku musozi. Hano turi ni aho adui yari ahagaze ajya kurasa nyine, bareba kari hagati kari hejuru y'umusozi kari gatoya, n'ubu ngubu nuko cyakuze cyane, ubundi kari gatoya cyane, niho twari dutungutse. Adui yari hano abonye dutungutse hariya hejuru ku gasozi, nibwo yarasaga ayo masasu nyine, yarashe makeya, havuyemo rimwe ryafashe Leta Van Fred. Leta Van Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko adui aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka, yavuze ko ati adui yamekuja, nicyo yavuze. Hanyuma intambara iratangiye, nuko atubonye adui yatubonye hano ku musozi, yarashe ayo masasu make nakubwiye, rimwe niryo ryafashe Leta Van Fred nkano mu gahanga. Nuko amaje kuraswa twabonye ko yavuze ko ati adui yamenipiga, noneho tubona acitse intege, aricara hasi, turamufata, twagerageje kumubaza icyo abaye, ariko ntiyashoboye kuvuga irindi jambo. Nabyakiriye ko byari ngombwa kugira ngo wenda umuntu ajya kurwana yiteguye gupfa cyangwa gukira, kuko ari twarwaniraga ngo dutahe nabo batahe iwabo, ngo bo kuzahera mu mahanga. Naravuze ngo nibyo Imana imubwira uruhuko ridashira, nanjye mbikomeza mvuga ngo cyo gukora Imana idufashe urugamba yatangiye kururwana, rwo kudasubira inyuma, tuzatahe iwacu Rwanda. Na mbere yuko bambwira ibyabaye, niyumvagamo ko hari ikintu kitari cyiza cyabaye. Nanabwiye abo twari kumwe ko numva ntameze neza, ko bishoboka ko hari ikintu kibabaje cyabayeho. Mbere na mbere nabyiyumvagamo, ariko n'amakuru nakiraga ava ku rugamba yarabinyerekaga. From the news about what was, I could detect there was something wrong. I had dreamt, I used to dream. Nigeze no kurota Fred yapfuye. Feeling there was something Niyumvagamo ko bishoboka had gone wrong with Fred. Then I think it was on ku itariki ya 7 nibwo baje kumbwira ko Fred yatabarutse. That something had gone wrong. And this was after I had nohereje umuntu aturutse Kampala ngo ajye Kagitumba acengere arebe Fred amwibonere n'amaso, and follow through wherever they are to go and make sure he sees Fred. Namusabye kutanzanira amakuru bamubwiye, ahubwo kumwibonera we ubwe. Ku munsi wa mbere
ntibyamushobokeye. Ku munsi wa gatanu nibwo yagiye ahura na bamwe mu bari abayobozi ku rugamba. Very morning, went, met some commanders, tried to talk to him. I think some people didn't want. Ngira ngo kuko batashakaga ko amakuru asakara, bamubeshye ko Fred ari kure ku kazi. The fellow insisted, he said he had. Yabumvishije ko amufitiye ubutumwa bwihutirwa atababwiye ko ari ubwanjye. Baramwangiye. Yaragarutse arantelefona ambwira ko Fred ariho. Was alive, but that he was in the field. So I said, no, I'm not coming. Naramubwiye nti subirayo uvugane n'umuntu ubona wese. Namutumye kuri Majoro Bayingana na Majoro Bunyenyenzi, kandi mubwira ko basaba ko amakuru angeraho nta wundi anyuzeho. Somebody to deliver a direct. Nashakaga amakuru yizewe, ariko mu mutima nabyiyumvagamo ko atakiri muzima. Well, I'm really saying this story, it's Bamwe bashobora kutabyemera, ariko niko byari bimeze. and so the fellow went back, I think same night. Umuntu natumye yasubiyeyo muri iryo joro, ariko nanone birananirana. Couldn't make any headway until somebody. Hari inshuti ngo yamwegereye iramubwira iti Fred yitabye Imana. Ati genda umubwire ko byarangiye. You quietly go and tell him that Fred is dead. Then he called me and told me, yes, that he has proven that Fred had died. Well, I tried to ask. Yanzaniye ubutumwa bushimangira ko Fred yatabarutse. Nagerageje kumubaza uko byagenze, ariko ambwira ko nta bisobanuro yahawe. So that's when, of course, Ubwo narimo nitegura gusezera aho narindi ngo ntahe. Nababwiye ko ntakomeza amasomo. Nkimenyeye amakuru nabwiye wayoboraga ishuri ko nifuza gutaha. Gutabaruka kw'intwari Late Fred Gisa Rwigema wabaye inkuru y'inshamugongo. Icyakora intego yaharaniye zagezweho. Ingabo zarapye inkotanyi zakomeje urugamba ziranarutsinda, ziyobowe n'umugaba w'ikirenga Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri urwo rugamba ni naho hakomoka intwari y'imanzi y'umusirikare utazwi. Akabahagarariye rero abazwi n'abatazwi b'intwari zavuye kuri urwo rugamba, akaba adafite izina kubera ko ahagarariye izo ntwari zose zavuye kuri urwo rugamba, arizo tuzi dushobora kuvuga mu izina, cyangwa se izitazwi zitamenyekanye. Intwari z'u Rwanda ziruhukiye mu gicumbi cy'intwari Remera. Mu buzima busanzwe ntibahari, ariko umurage wabo ushingiye ku bikorwa bakoze uzibukwa ibihe n'ibihe.